ni mu masaha y'umugoroba. Nikora rero aba yibereye nyine mu rugo maze akumva imvura nyinshi iraguye. Ukuntu rero yakundaga nyine kureba imvura, ahita aza yegera amadirishya kugira ngo arebe ukuntu imvura iri kugwa. Atangira kuyitegereza rero ukuntu yari iri kugwa nyine igwa ku madirishya ye. Gusa nyine mu kanya gato sinzi ukuntu areba hanze maze akabona umukobwa uba uri nyine ku muhanda ariko ari kunyagirwa kandi nta gahunda afite yo guhaguruka muri iyi mvura. Yihuse rero ahita agenda maze agasaba nyine umutaka. Bahita bamuha umutaka nyine abakozi be bo mu rugo maze agahita asohoka. Bose rero batungurwa n'ikintu kimusohoye muri iyo mvura agendesha n'ibirenge, dore ko rwose ibyo bintu ataba asanzwe ajya abikora. Aragenda rero maze yagera nyine imbere y'uyu mukobwa ahita amubwira atumva mbabarira rwose uzanjye kukugamisha, mbonye ukuntu imvura imeze nabi n'ukuntu uri kunyagirwa. Naho uyu mukobwa ati kubera iki se ungirira impuhwe, ni ibisanzwe rwose narabimenyereye kunyagirwa, ntabwo rero kuba ngiye kunyagirwa uyu munsi aribyo biri bunyice. Naho rero Nikora aratungurwa nyine ukuntu uyu mukobwa adakeneye rwose n'umuntu umwugamisha, ahita amubwira ati noneho ndabigusabye rwose mbabarira uze njye kuguha n'ibyo kurya n'ibyo kunywa, ndakwinginze rwose ngwino. Naho uyu mukobwa ahita abaza Nikora ati kubera iki se uri kumva wamfasha? Naho rero Nikora ati nuko umunsi umwe nigeze kubura umuntu w'inkoramutima yanjye kandi mubura kubera imvura. Ubwo rero simba nshaka rwose ko nabona umuntu uri mu mvura nyinshi iri kugwa, niyo mpamvu nifuza yuko waza ukugama nawe rwose imvura itagutwara narangije no kukubona. Uyu mukobwa rero yumva nyine Nikora akomeje kumwinginga maze agahaguruka akamutwikira. Baragenda bakinjira mu rugo rero abakozi nyine ba Nikora batungurwa n'uyu mukobwa uje muri runo rugo ndetse ari bose ugiye kumwizanira. Bibaza impamvu atamubatumye ariko bose ntawe uba rwose yabasha kumubaza iki kibazo. Baragenda rero maze bakinjira mu nzu. Nikora rero ahita amubwira ati nitwa Nikora. Naho rero uyu mukobwa ati nanjye nitwa Amandine. Nikora rero abwira Amandine ati wajya muri dushe maze ugakaraba amazi ashyushye ugahindura n'imyenda, rwose ndumva wamera neza kurusha. Ahita ahamagara rero umukozi we mu rugo maze akamusaba ko yajyana Amandine akamwereka muri dushe ndetse akamwereka nyine n'icyumba ari buze kuryamamo. Ahita anamubwira ko yamushakira imyenda yo kwambara, dore ko nyine hano haba hari imyenda ya mushiki wa Nikora iba ihari. Ahita amubwira ati umurebere imyenda maze yambare. Aragenda agakaraba amazi ashyushye maze rwose akumva asubiranye ubuzima neza neza. Araza rero bakamwereka garderobe nyine ya mushiki wa Nikora maze agafatamo imyenda akambara. Agaruka rero muri salo maze Nikora agahita amubaza ati kubera iki uri hariya? Ati mu bigaragarira amaso uri umukobwa mwiza ku buryo rwose utakabaye uri ku muhanda. Nikora aramubwira ati ndifuza yuko wambwira nyine ubuzima bwawe bwose ukambwira uko byakugendekeye. Naho Amandine ati inkuru yanjye rero ni ndende cyane rwose, gusa nyine ababyeyi banjye bakimara kwitaba Imana nasigaye ndi jyenyine. Nakomeje no kugerageza gushaka nyine utuzi tugiye dutandukanye kugira ngo mbe nabasha kwishyura ishuri, dore ko nigaga nyine muri kaminuza niga informatique, gusa ntabwo byaje kumbera amahirwe kubera ko ntabwo kuza kubirangiza. Byaje nyine kugera hagati ndarwara cyane rwose maze ndaremba. Igihe rero naje nyine korohererwa nasanze umwanya wanjye baramaze kuwutanga kera. Nabuze rero icyo gukora maze mbura naho kuba, kuko rwose n'inzu nabagamo yari yaramaze kugera mu mafaranga menshi cyane ku buryo ntari kubasha kuyishyura. Banyirukanye rero mu nzu maze nkomeza gushakisha akazi ariko ndakabura. Nabuze rero ahantu nakinga umusaya, nuko nyine naje kuba ndi ku muhanda kugira ngo nkomeze ngerageze gushaka akazi, ariko nyine nta yandi mahitamo nari mfite, nta n'ahandi ho kujya nari mfite.
Nikora rero we uko Amandine yamubwiraga iyi nkuru, Nikora we yari yarangije gutakara mu bitekerezo kuko yari yamaze gusubira mu hahise he, ari gutekereza neza neza ko uyu mukobwa afite ubuzima nk'ubwo nawe yabayemo, ndetse ko uyu mukobwa yarwanye intambara zikomeye nk'izo Nikora nawe yarwanye kugira ngo agere aho ageze ubu, kuko nawe yatangiye ubuzima rwose butoroshye arwana no kugira ngo arangize ishuri. Amaze kurirangiza yagiye akora utuzi duciriritse kandi rwose dusaba imbaraga nyinshi, ariko byose byaje kurangira bimugejeje nyine ku cyifuzo cye, kubera ko ubu ngubu ni umusore ufite amafaranga menshi cyane, ufite amakampani, nawe ufite abandi bantu akoresha. Inkuru rero ya Amandine yamukoze ku mutima maze imwibutsa ahashize he. Yahise abwira rero Amandine ati ubuzima bwawe burababaje, gusa nyine urabuvuze nanjye ndiyibuka. Urabyumva ute se ndamutse ngwaye akazi ko n'ubundi nari mfite umwanya w'ubusekreteri utariho umuntu? Ndumva rwose uwo mwanya nawuguha maze ukigeragereza amahirwe. Naho Amandine ati wawumpa gutyo gusa se ntiriwe nkora n'ikizami, ahubwo se uranyizeye? Naho rero Nikora ati yego rwose ndakwizeye, narangije kubyumva ko uri umukobwa w'umunyabwenge kandi ufite umuhate, uwo mwanya rero ndawukwemereye rwose. Kubera ukuntu rero ibyishimo birenga Amandine, ahita aza yiruka akaba aramuhobereye, maze yagarura ubwenge akibuka ko nyine uyu muntu ari guhobera atakabaye amuhobera bingana gutya. Ahita amubwira ati mumbabarire ni ukuri kuba mbahobereye bingana gutyo, ni ibyishimo nari ngize maze kubikontorora biranga neza neza, gusa ndabashimiye, sinzi icyo nakora. Aba ari kuvuga utugambo twinshi avuga atarekera. Naho rero Nikora ati hoya winshimira rwose, ndabizi yuko ubikwiriye kandi ndabizi ko kano kazi uzagakora neza cyane. Nikora rero amubwira ko nyine agomba gufata ku myenda yasanze muri iyo garde robe, maze kandi akamuha n'amafaranga nyine akajya kwishyura inzu, ubundi akitegura ku wa mbere nyine akazaza ku kazi. Amandine rero biramurenga kubera ko ni ubwa mbere rwose aba ahuye n'umuntu maze akamwitaho kandi nta kintu na kimwe amusabye cyo kumwishyura. Amandine rero ibyishimo bikomeza kumurenga maze akabwira Nikora ati nzakwishyura buri kintu cyose unkoreye, ni ukuri nimara gukora nzakora mbika amafaranga maze nzakwishyure. Naho Nikora ati hoya ntabwo ari ngombwa rwose, nuramuka ubashije kwiteza imbere nanjye uzaba wanyishyuye kandi nzaba nishimye cyane. Uyu munsi rero Amandine arara hano maze bugacya bakamuha amafaranga akajya gushaka inzu ndetse akajyana n'imyenda nyine. Kuwa mbere rero haragera maze akitegura, dore ko rwose aba yumva afite nyine na stress nyinshi ukuntu agiye kujya gukora muri kampani ya Nikora. Aritegura rero akagerageza kureba nyine utwenda twiza muri utu twenda twose, abona nyine akajipo k'umukara ndetse n'agashati k'umweru, aratwambara maze agatebeza agafata agasakoshi n'inkweto. Abakeye rwose kandi ubona binamubereye cyane, dore ko aba anateye neza cyane. Aragenda rero maze yagera nyine kuri iyi kampani arinjira maze akajya muri biro ya Nikora. Nikora akimukubita amaso ahita amubwira ati nari mbonye rwose wahindutse, ntabwo nari mbashije guhita nkumenya, wabaye mwiza cyane kurenza uko wasaga cya gihe. Naho rero Amandine aramwenyura nyine n'ikinyabupfura cyinshi. Nikora rero ahita amuhereza nyine impapuro ati zisome maze ubundi usinye, iyo ni kontra y'akazi. Mu bintu rero wemerewe by'ibanze harimo ubuvuzi, harimo ndetse kukwishyurira ishuri ukiga ugasoza, ariko uzajya wiga nyine unakora. Amandine akimara kumva ibi bintu aba yatangiye kurira kubera nyine emotion ziba zamwishe. Nikora akomeza amubwira ati ikindi kandi ufite imodoka y'akazi nyine izajya igutwara ndetse n'utundi tuntu twinshi tw'ibanze twose akazi karatukwemereye kuzajya katugukorera. Yitegereza noneho umushahara agasanga amafaranga yose yigeze akorera ayateranyije uyu mushahara urayaruta. Biramurenga maze noneho agaturika akarira cyane. Naho Nikora ahita amubwira ati mbabarira uceceke, umuntu wasanga uri kurira yagira ngo ndagukubise cyangwa yagira ngo hari ikintu nagutwaye.
Amandine ati birandenze, ibintu nkoreye Imana izabikwiture kuko njyewe sinzi ikintu navuga. Naho rero Nikora ati wowe gusa upfa kuzakora akazi neza kugira ngo ntazicuza impamvu nakaguhaye, naho ubundi rwose wikwirirwa unshimira kuko ndabizi ko ibi byose ubikwiye kandi uzabikorera. Nikora rero ahita amubwira ati nizere ko kandi ugiye guhita nyine unatangira akazi. Amandine ati nditeguye rwose, ngiye guhita ngatangira. Nyuma rero y'ukwezi uyu mukobwa akora muri iyi kampani yaje guhembwa umushahara we wa mbere. Yahise atekereza ko rero ikintu cya mbere agomba gukora ari uko agomba nyine kugenda akagura utwenda ndetse n'ibindi bintu bijyanye kugira ngo neza neza abe ajyanye n'uyu mwanya akoraho he kuzagira umuntu umucishamo ijisho. Naho rero Nikora we akimara kureba nyine uyu mukobwa amaze ukwezi yaricaye maze aravuga ati uyu mukobwa kuba ntaramumenye kera ahubwo narahombye, uyu mukobwa ni umukozi mu bakozi bose nigeze ngira, niwe mukozi wa mbere nigeze ngira rwose, ufite umuhate, ukora akazi ke neza ukitangira utita kuba yarengeje amasaha, mbese amafaranga ahembwa urebye ni make rwose ku kazi aba yakoze. Amandine rero akimara nyine guhaha ibintu bijyanye n'iyi posite yari ari gukoraho, noneho yarasigaye atambuka maze abantu bose bakamutegereza, dore ko noneho yarasigaye yambara neza cyane ahumura neza, mbese ubona ari umukobwa uri classe birenze. Abandi bakozi rero batangiye kugenda bahwihwisa batari ku bundi uriya mukobwa ni muntu ki, yavuye hehe, gute boss yamuhaye akazi nta kizama akoze, uriya mwanya ntabwo rwose yigeze ujya ku isoko, twagiye kumutubura mu gitondo arabyutse araje aricaye ku kazi. Batangira rero kugenda nyine bamwinjirira bamushakaho amakuru kuko baba batangiye gutekereza ko hari umubano wihariye ashobora kuba afitanye na Nikora. Gusa nyine Amandine we nta kintu na kimwe kiba kimuca intege, yanyura ku bantu akumva bari kumuvuga, yakomezaga agenda rwose yemye ntacyo bimubwiye kandi amwenyura, nta kibazo na kimwe yifuzaga kuzagirana n'umuntu bakorana. Yari azi ko ikimubesheje hano ari ugukora akazi ke neza kubera ko nibyo boss we yari yaramubwiye. Umunsi umwe rero Amandine yari ari ku kazi nyine ari gutegura agenda ya boss we, ajya kubona rero akabona Victoire arinjiye. Uyu mugabo niwe ubushinzwe finance muri iyi kampani, aba ari umusore w'imwiyemezi cyane rwose. Aza rero yasuzuguye cyane uyu mukobwa, ahita amubwira ati ndashaka kuvugana na Nikora. Naho rero Amandine ati mu cyubahiro mbagomba ntabwo rwose byashoboka kuko ari mu nama kuri telefone kandi afera arimo ni afera y'ingenzi cyane ku buryo rwose ntajya kumubuza nyine gukomeza kuvugira kuri telefone, ntabwo natuma iyi afera yicamo kabiri. Naho rero Victoire atari kwa mukobwa we wibonyemo iki, njye ntabwo njya mvugana n'abana bangana nkawe kubera yuko hano ndahasanzwe na mbere yuko uhaza, ubwo rero njye ntabwo ngomba kugusaba uruhushya rwo kuvugana na Nikora. Amandine atari ko rwose ndabubaha murabizi, ariko nanone urabizi ko ari njye nshinzwe kugenzura igihe cya boss wanjye. Nikora rero ndabizi ko ibyo arimo rwose ari by'ingenzi cyane ku buryo akwiye kubanza akabirangiza, ahubwo nakugira inama yo kuzagaruka ejo mu gitondo saa 2. Icyo gihe rwose nzaba nagushyize nawe ku bantu bari buvugane nawe, naho ubu ngubu ntabwo byashoboka rwose, ntabwo nshobora kumukura muri iriya nama. Victoire rero yitegereza uyu mukobwa maze akumva aramurakariye, gusa nyine akomeza kumwitegereza maze akabona uyu mukobwa ni na mwiza, sinzi ukuntu ahaguruka noneho ari gufata amadosiye akamwitegereza ukuntu ateye maze akazunguza umutwe. Ahita rero abwira Amandine ati nta kibazo, ubwo nzagaruka kuri iyi saha umpaye, gusa nyine ntabwo kaba kabuze ko kumurakarira. Ariko arasohoka maze akajya avuga ati ariko uriya mukobwa ndabona rwose ari na mwiza, kumutereta nta gihombo umuntu yaba afite. Mu by'ukuri asohoka rwose hano ameze nk'uwanakunze uyu mukobwa, nubwo nyine aba yanamurakariye ko yanze ko ahura na boss.
Akimara gusohoka rero burya Nikora rwose yari ari kwitegereza iyi sene arebera mu birahure, ahita aza rero maze Amandine yaba akimukubita amaso ati boss rwose mumbabarire niba nakoze ibyo ntakagombye gukora, niba kandi nivanze cyane mumbabarire, ariko nari nzi ko rwose inama mwari murimo ari ingenzi cyane. Naho rero Nikora ahita amubwira ati ahubwo urakoze cyane rwose, Victoire yari yarigize umuntu hano w'ikitabashwa, yari yarigize umuntu uvuga ntihagire undi uvuga, urakoze kumushyira ku murongo no kumwereka ko nawe nyine agomba kubahiriza gahunda nk'abandi bose, atagomba kuza kunyangiriza igihe cyose ndi mu bintu by'inyungu. Amandine rero ahita amubwira ati rwose niba ntakoze neza mumbabarire. Nikora ati hoya wakoze neza cyane ahubwo. Noneho rero Nikora ahita anamubwira ati nta kintu nakunze nk'ukuntu uzi kwihagararaho, nk'ukuntu umukobwa uzi gufata ibyemezo kandi nta muntu ujya ukuvugiramo. Biriya bintu ndabikunda cyane kuko nyine biri mu bintu biranga umukozi uzi icyo gukora. Buracya rero maze Victoire akagaruka, noneho nyine aragenda maze agahura na Nikora baravugana, maze yajya gutaha akagaruka kwisuhurishwa Amandine, dore ko rwose aba yaramukunze kandi bya nyabyo. Agerageza rero kumuganiriza no kumusekera, ariko Amandine yigumira muri mashine nyine ntamwiteho rwose ngo amuhe umwanya munini. Uyu munsi rero Victoire aragenda, ariko nyine agafata nimero y'uyu mukobwa maze agatangira kujya amuhamagara, ariko Amandine akajya amubwira yuko hari igihe rwose amuhamagara atari mu masaha y'akazi, kandi iyo atari mu masaha y'akazi aba atagomba nyine kwitaba amatelefone y'ibirebanye n'akazi. Nyuma y'iminsi rero bidatinze rwose Victoire abwira nyine Amandine ko yamukunze kandi yifuza ko bakundana. Naho rero Amandine aramubwira ati ntabwo byashoboka, nta gahunda rwose yo gukundana n'umuntu uwo ari we wese mfite. Aramukatira rero kandi rwose akamubwira ati nta byo kwirirwa mbitekerezaho, ntabwo bishoboka, igisubizo ni oya. Ibi bintu rero birakaza Victoire cyane kuko aba yumva uyu mukobwa amusuzuguye. Aragenda rero akamurakarira maze akiyemeza nyine kuzamukorera akantu kazamubabaza umunsi umwe. Naho rero ku rundi ruhande Amandine ajya muri biro ya Nikora ajyanye amadosiye. Agerayo rero maze Nikora akamusaba ko yakwicara bakavugana gatoya. Amandine aricara maze Nikora akamubwira ati bambwiye ko rwose ibintu byose ubifata vuba cyane, ngo ikintu cyose bakwigishije ngo ni nk'ako kanya uba wamaze kugifata, ngo witwara neza cyane rwose. Gusa nanjye ndabibona mu kazi ukora, ndabibona ko rwose uri umukobwa nyine utangaje. Naho Amandine ati hoya ntabwo rwose ntangaje bigeze aho ngaho, ni ibisanzwe, gusa nyine akazi kanjye ngomba kugashyiramo imbaraga nyinshi. Yego hari utuntu njya mpura natwo tukangora, ariko ndagerageza. Amandine rero ahita abwira Nikora ati ahubwo hari ikintu nyine nabonye hano, nabonye nyine systeme baforumamo abakozi atari rwose systeme nyine ihamye, ikindi kandi irahenze cyane. Nabonye bisaba amafaranga menshi cyane kugira ngo baforume abakozi. Hari ikintu rero natekereje ko twakora noneho programme izajya ifasha abakozi kubona amahugurwa, ariko hatiriwe hakenerwa abantu benshi babibafashamo, bityo nyine iyo systeme ikaba yanatwereka niba koko umukozi nyine wahawe ayo mahugurwa koko ari ku rwego rwiza rwazatanga umusaruro. Ibyo byose nyine nari natekereje ko iyo programme nayikora ku buryo nyine bazajya bakurikiraho amahugurwa, hanyuma bakaba bashobora gukora nyine n'ama examen nyuma y'amahugurwa, noneho tukaba twebwe twabyevariwa tukareba niba koko nyine abo bakozi icyo bagiye gukora koko barakigezeho neza. Kubera yuko nasanze nyine byagabanya amafaranga menshi cyane yajyaga asohoka mu gutanga amahugurwa, kubera ko ba bantu bajyaga baza gutanga amahugurwa ntabwo rwose baba bagikenewe.
ikindi kandi byatuma nyine tumenya neza niba koko umukozi wahawe amahugurwa hari umusaruro runaka azatanga, kandi ko hari icyo ayo mahugurwa yamumariye. Ari kuvuga ibi bintu rero Nikora aba yumiwe, ari kumwitegereza amureba adahumbya. Naho rero Amandine areba ukuntu Nikora ari kumureba, maze akagira ngo yakoze ibidakorwa, ahita avuga ati ese narengereye, namwinjiriye mu buzima ndakabya. Ahita amubwira ati rwose bosi, niba nakabije mumbabarire. Naho rero Nikora ati hoya, ahubwo urantangaje, ibyo bintu uba watekereje, tekereza ukuntu tungana twese hano, ariko nta muntu n'umwe wigeze abitekereza. Ahubwo se iyo porogaramu wumva wabasha kuyikora? Naho Amandine ati cyane, ntubizi se ko niga informatike, ibyo rwose ni ibintu byanjye kandi ni ibintu byoroshye. Naho Nikora ati ahubwo uzi n'ikindi, ndayishaka mu cyumweru kimwe, ndashaka kuba nayibonye. Amandine ahita yumva uruhu rubaye nk'umworosotseho, kubera ukuntu nyine aba yumva akazi agiye kwinjiramo akumva bimuteye ubwoba, nubwo nyine aba yiyizeye neza cyane ko azabishobora. Nikora ahita amubwira ati ndayikeneye rwose. Ikiba gitera ubwoba rero Amandine nta kindi, aba yibaza ati se nzayikora neza koko ku buryo bosi wanjye azayireba akabona ni porogaramu nyine izatanga umusaruro? Nicyo aba ari kwibaza. Amandine rero ahita yikiriza ati nta kibazo rwose, ngiye kubishyiramo agatege. Ajya guhaguruka ngo agende, maze Nikora agahita amufata mu biganza ati gusa nyine ndagushimiye rwose, ni ukuri ugira umuhate mwinshi kandi uri umuhanga cyane. Ubu ngubu nibwo maze kubona ko kuba wari waracikije amashuri yawe cyari igihombo, atari kuri wowe gusa, ahubwo ari kuri natwe, kubera ko twari twahombye umukozi nuko twari tutarakumenya. Amandine rero aramwenyura, maze yamwenyura Nikora akamwitegereza cyane, akananirwa kumukuraho amaso, areba ukuntu uyu mukobwa aseka neza, ukuntu nyine ari umukobwa mwiza, maze kumukuraho amaso bikamunanira. Ahaguruka rero yari agiye kumusoma, maze agahita yibuka yuko bari muri biro, ahita yifata nyine, maze agahita atangira kumubaza ibindi, agahindura nyine nka sije. Ariko nanone na Amandine nawe aba yabibonye, nawe nyine aba yatangiye gusesa urumeza. Amandine rero asubira muri biro ye, maze akicara, amaguru akanga gufata hasi, aba ari gutitira ati ibyo nabonye se ubura ni ibya nyabyo? Nabyiboneye neza rwose ko Nikora yashakaga kunsoma. Wagira ngo hari narose. Birashoboka se ko uriya umusore mwiza kuriya, umusore kandi w'umukire, abakobwa bose baba bamushaka? Birashoboka se ko yaba hari ukundi kuntu anyiyumvamo? Ahita atangira kwikubita inshyi ati hoya rwose nawe Amandine, ntukarote ku manywa, warebye nabi rwose, birashoboka ko utari ukanuye. Ceceka rwose, reka gukomeza kwizamura mu ntera, ntabwo ibyo bintu bishoboka. Amandine rero nyine ahita yiyemeza kwikomereza akazi, kuko aba ari gutekereza ko ahari yibeshye rwose, ibyo bintu bitigeze bishaka kubaho. Naho rero Nikora we aguma nyine muri biro ye, maze agakomeza ari gutekereza kuri uyu mukobwa. Nikora we rero aba ari kwibwira ati hari hashize imyaka myinshi rwose nta mukobwa n'umwe untera kwiyumva nk'uko niyumva. Uriya mukobwa arankurura cyane, iyo mpagaze imbere mba ndi kumwitegereza, nkumva nakabaye nanamukoraho, nkumva mbese nakabaye nanamuhobera, kandi nyamara ibyo ngibyo nkeka ko rwose atari iby'umukozi n'umukoresha. Ahari ubanza amarangamutima atangiye kunganza, gusa nyine ibi byiyumvo rwose nabiherukaga kera cyane. Uyu mukobwa aratandukanye, sinzi rwose ikintu kinkurura kuri we. Amandine rero arataha, maze yagera mu rugo gusinzira bikanga. Ibitekerezo rwose biba byagiye byibereye kuri Nikora, atari ko nyamara nubwo ndi gutekereza ko nibeshye, birashoboka ko atari ibya nyabyo. Atangira gutekereza ukuntu iyo akoze nko mu biganza bya Nikora batarikurana, Nikora ahita amufata cyane, ndetse rwose bikagaragara ko bose umwe aba ari gukurura undi ukuntu nyine.
ahita yongera agatekereza ukuntu muri iyo minsi nyine Nikora asigaye amuzanira ikawa muri biro, nk'aho nyine ari Amandine wayishyiriye Nikora, ahubwo ajya kubona akabona Nikora amuzaniye agakawa, ati nari nkakuzaniye mba nzi ko nyine akazi kakwishe. Amandine atangira gutekereza ati nyamara rwose uriya musore arankunda, maze agahita atangira kwitekerereza ukuntu nyine Nikora aseka, maze yaba ari guseka amaso ye akamera nk'asinziriye, arabyibuka maze agaseka, nyine atangira kugenda yibuka ibintu byinshi rwose byerekeye kuri Nikora, agatwarwa neza neza. Nyuma rero y'iminsi mikeya Amandine aba agomba nyine gupresenta wa mushinga we ku bandi bafatanyabikorwa ba Nikora muri iyi kampani nyine. Arawutegura neza rero, maze umunsi wo kupresenta arazinduka akagenda agategura sale y'inama, birumvikana agastresa ntikabura kuko aba yumva nubwo yawubwiye Nikora akawumva cyane, ariko abatekereza ukuntu agiye kuba ahagaze imbere y'abagabo b'abanyabwenge kandi b'abanyamafaranga, ababwira ukuntu yabatekerereje umushinga, maze rwose akajya yumva nyine baraza kumuca amazi. Gusa nyine yihagararaho, aragenda rero agategura, maze yasoza gutegura akicara muri iyi sale y'inama, bose rero baza bamusangamo. Ajya kubona akabona Victoire arinjiye, aramureba akamureba nyine nk'uwamusuzuguye, kuko birumvikana baba bafitanye rwose ikibazo gikomeye kuba uyu mukobwa aba yaramwanze, biba byaratumye uyu mugabo nyine batajya bumvikana. Gusa nyine yihagararaho maze akigira nk'aho ntacyo bimubwiye. Uza nyuma rero ni Nikora, we aramureba maze akamwereka ikimenyetso cyo kumwereka n'umutwe ati urabikora neza ndabizi kandi ndagushyigikiye. Amandine rero atangira nyine gupresenta uyu mushinga we, abafatanyabikorwa ba Nikora bose uba ubona nyine babaye convaincu, mbese bemeye rwose uyu mushinga wabemeje. Ashoje rero gupresenta, Victoire ahita amubaza ati hanyuma rero uyu mushinga wawe uratekereza ari nde nyine uzaba awukurikiranira hafi? Byo ntibizasaba amafaranga se? Ntibizadusaba nyine gushaka aba expert bo kuwukurikirana? Naho rero Amandine ati hoya, nta kintu kimwe bizadusaba kubera ko ninjye nzawukurikirana, nyine narangije gusetinga amasaha nzajya mbikoreraho kandi bitambujije gukora akazi kanjye ka hano gasanzwe, nta kibazo rwose aho ngaho kirimo. Nikora rero ahita avuga ati ngiye ndumva uyu mushinga rwose twawukomeza, maze nyine Amandine agakomeza kuwukora, iyi porogaramu akayikora neza akayirangiza, akazayitwereka yayishoje neza. Ahita avuga rero ati ababyemera mushyire intoki hejuru. Amandine umutima uba uri kumurya, ati ndapfuye noneho bagiye kwanga kuzishyira hejuru, maze rwose nsebe. Atungurwa no kubona bose bazamuye intoki, ndetse na Victoire nawe yazamuye, kuko ntabwo yari guhakana uyu mushinga, byari kugaragara nabi ko abandi bantu bose bawemeje akaba ari we wenyine uwuhakana. Amandine rero ariruhutsa nyine kubera ko ababona ko umushinga we wishimiwe n'abantu bose. Bamara gusohoka maze agasigara muri iyi sale ari kumwe na Nikora. Nikora aramubwira ati felicitation umukobwa mwiza wabigezeho, abivuga rero amufata ku kiganza. Amandine rero uba wari uri kwegeranya nyine impapuro ahita yumva abaye nk'umuntu utaye ubwenge, dore ko uko Nikora yamukoragaho yahitaga yumva wagira ngo nyine afashwe n'umuriro w'amashanyarazi, yumvaga atazi ibintu bimubaye mu mubiri. Ahita rero amureba mu maso maze akamubwira ati ni ukuri ni mwebwe mwakoze kuko ni mwe muba mwashyigikiye kandi ni mwe munsubizamo imbaraga. Batazi rero ukuntu bigenze, Nikora ahita yisanga ari gusomana rwose na Amandine. Mu kanya gato rero bose bahita bikanga batekereje ko nyine bari muri iyi sale y'inama kandi undi muntu wari wese ashobora kwinjira. Bahita barekurana maze buri wese agahita yikaruma nyine. Nikora agahita ajya muri biro ye, Amandine nawe agasigara ari kuyora izi mpapuro, ariko mu by'ukuri ubwenge ntabwo buba buhari, aba ameze nk'umuntu rwose wataye umutwe. Nikora amara gusohoka maze Amandine akicara
akongera akabitekerezaho ubundi akifata ku munwa. Gusa nyine iki gikorwa kiba kimushimishije cyane, nubwo kandi kiba kimuteye ubwoba, yibaza niba haba hari umuntu wababonye, ati noneho iyi skandari ntabwo rwose nzi ukuntu nayikira. Nyuma rero y'amasaha make, Nikora asanga Amandine muri biro, maze agahita amubwira ati ariko nifuzaga rwose ko nagutumira maze tukaza kujya gusangira tugaserebura ukuntu nyine iyi proje yawe imeze neza, n'ukuntu uyu munsi wakoze nyine akazi k'indashyikirwa. Amandine rero amwenyura ahita amubwira ati nta kibazo. Ku mugoroba rero bose nyine barataha mu rugo maze bagahindura imyenda. Nikora aza gutwara Amandine, baragenda bakajya ahantu nyine muri resto, ahantu nyine hahenze rwose, ahantu heza haba hari abantu bake cyane kandi hatuje. Baricara rero maze bagasangira, maze kandi bagatangira kuganira. Nikora atangira kubwira Amandine ubuzima bwe bwose, ndetse akamubwira n'ibintu byinshi atigeze agira undi muntu n'umwe abwira. Aba yumva yirekuye, aba yumva yisanzuye. Ku rundi ruhande, Amandine nawe abwira Nikora ibyo byose, akamubwira uko ababyeyi be bapfuye, akamubwira ibitekerezo yari afite, akamubwira uko yifuzaga ko ahazaza hamera, mbese amubwira buri kimwe. Baraganira ku buryo nta banga risigara hagati yabo. Gusa nyine Amandine bari kwitegereza Nikora, maze akabona rwose atandukanye n'ukuntu aba ari muri biro. Hano ababona ari umuntu rwose ucishije bugufi, umusore uganira aseka, umusore kandi ubona nyine wisanzura, umusore kandi nanone ubona nyine yisanzuye cyane, akamubwira ibintu byose. Mbese uyu mugoroba ntuba usanzwe cyane, kubera ko baraganira bakavugana ibirenze rwose ibyo bari kuganira. Batazi rero ahantu bivuye, Nikora abwira Amandine ati ntakubeshye ndagukunda cyane rwose, niba bitari cyo gihe cyo kubikubwira cyangwa se bitari na ngombwa ko mbikubwira, ariko ntabwo nakomeza kwihangana kuko mba numva umutima wanjye ugiye kuzaturika. Ndagutekereza buri gihe uko nicaye, mbese nta kindi kintu kikimba mu mutwe uretse wowe. Ubwo rero sinakomeza kuvunika gutyo, ngomba rwose kubikubwira maze ukabikoraho icyo ushatse. Gusa ndagukunda cyane kandi ubyumve, ni ubwa mbere nkunze umuntu nk'uko ngukunda. Amandine rero aba ari kumukanurira nyine adahumbya, nawe rwose wagira ngo ntabwo abashije no kubitekerezaho, wagira ngo nyine birizanye. Ahita amubwira ati nanjye ndagukunda cyane kandi nanjye buri gihe mba ngutekerezaho, gusa ntekereza ko nyine uri boss wanjye, maze nkagerageza kwifata. Atarasoza nyine amagambo bari kumubwira, Nikora ahita amushyira urutoki ku munwa, maze bakaba barahoberanye, n'ubundi bakaba barongeye basomanye. Bibereye rero mu munyenga w'urukundo rwose, batwawe bose, bajya kumva bakumva ijwi ry'umuntu basanzwe bazi. Bose barebera rimwe maze bagasanga ni Victoire. Aba ari kubabwira ati muri hano. Gusa nyine biratangaje kuba umukozi n'umukoresha baba bari kuganira ibyerekeranye n'akazi, ariko bari ahantu hari romantike bingana gutya. Naho rero Amandine we rwose aba yumva yabuze ahantu arigitira, ahita atekereza ko ibi bintu bigiye kuba bibi kurushaho. Atekereza ukuntu uyu musore ari umwana mubi, noneho agatekereza ko abiboneye nyine ari kumwe na Nikora, ati noneho arabikwiza ahantu hose. Nikora rero ahita amubwira ati ahubwo se wowe uri hano gute? Twebwe twari turi guserebura nyine ko uyu munsi rwose wagenze neza cyane, kubera yuko proje ya Amandine yemewe n'abafatanyabikorwa bose, ndetse rwose nawe urimo niba ntibeshye. Ubwo rero urabibona neza rwose ko turi busy, wakwihangana nawe ukajya mu byawe, natwe tugakomeza gahunda zacu. Kuri iyi nshuro nanone Victoire yumva asuzuguwe kandi akumva arasebye. Ahita rero ababwira ati mumbabarire kuba rwose nari mbarogoye. Gusa bose baraceceka, maze akagenda nyine. Gusa agenda ari gushira kuko aba yamaze kubona neza yuko Amandine akundana na Nikora,
kandi nyamara we nyine yaramukatiye. Ibi bintu biramurya ku buryo agenda akicara n'ibyo yari aje gufata bikamunanira kubifata kubera nyine ukuntu aba yumva bimubabaje. Naho rero Nikora arahindukira yareba Amandine agasanga neza neza yahindutse, ubwoba bwamwishe. Ati kubera iki ufite ubwoba? Amandine atahari ntabwo twakabaye twaje hano, nta nubwo rwose twakabaye twakoze ibyo twakoze. Ndakeka ko rwose atari byiza kuba Victoire dusanze hano. Naho Nikora ati biramureba, ibi ngibi ni ubuzima bwanjye bwite, sinibaza rero niba nkwiye kumusaba uruhushya rwo gukunda umuntu cyangwa kumusohokana. Ahita amubwira ati ariko tuza, ndahari, kuki uhangayitse? Ndagukunda cyane, nta nubwo nkeneye kubihisha, ikindi kandi nta nubwo rwose nkeneye kwisobanura ku muntu uwo ari we wese. Amandine rero uba rwose akigaragara nk'ufite ubwoba, Nikora arahaguruka akamwegera maze akamufata akamwegamisha mu gituza, amukora mu mutwe ari kumubwira ati humura, tuza rwose, tekana, kubera iki ariko ubundi uriya musore yagukuyemo umutima. Gusa icyo Amandine ataba yaramubwiye, ntabwo aba yarigeze amubwira ko uyu musore yigeze amutereta. Arongera rero agatuza maze bagakomeza nyine bakisekera bakiganirira. Mu gutaha Nikora atahana nyine Amandine maze yamugeza imbere yiwe kumurekura rwose bikanga. Aba basezeranaho akongera akamukurura akamuhobera, akongera akamusomagura, n'ubundi nyine bakongera bakarebana mu maso, yagenda akongera akamukurura, ntabwo rwose baba bashaka kumurekura. Bigeraho rero maze Amandine akagenda yiruka. Naho rero Nikora aguma yicaye mu modoka ari kwitegereza nyine Amandine. Ibyishimo biba byamurenze kuba rwose uyu mukobwa aba yasanze nawe amwiyumvamo. Umunsi rero wakurikiye bajya ku kazi maze bagasanga inkuru rwose zabatanzeyo. Abakozi bose baba babimenye ko Amandine yari yasohokanye na Nikora. Aba yinjira ahantu hose agasanga bari kuvuga, baba bakimubona bagahita baceceka. Mbese ababona wagira ngo ni nk'aho ari we wenyine usigaye ku isi, nta muntu n'umwe uba uri kumuvugisha, ntawe uba uri kumubwira ibiri kujya mbere, ahubwo umubonye wese aramwitegereza, yasanga ari babiri bari kuvuga bose bagaceceka. Ababibona ko rwose ishyamba atari ryeru. Mu kanya gato rero Nikora aramuhamagara muri biro maze Amandine akinjirana ubwoba bwinshi, aba yafatanyije intoki nyine nk'umuntu ufite ubwoba. Nikora ahita amubwira ati funga urwo rugi. Amandine arafunga maze Nikora agahita amubwira ati inkuru yanjye nawe ntabwo itageze, ku buryo rwose no mu bafatanyabikorwa bacu bose yagezeyo. Victoire yarabivuze byose. Amandine ariruhutsa maze umutima ukenda kugwa mu nda. Atari ko n'ubundi rwose bosi, ibi bintu nari mbizi ko bitazatugwa amahoro. Naho rero Nikora ati nta kibazo, ariko njye ntacyo nicuza, nabikubwiraga gusa nyine. Naho Amandine ati ngewe ariko ni ukuri binteye ikibazo gikomeye. Ubu abantu bose bagiye kuzajya bavuga yuko impamvu unshyigikira, impamvu wampaye akazi ari uko nyine twaryamanye, maze nkaba nkora hano ntabikwiye, ahubwo mpakora kubera ko nyine ndyamana na bosi wanjye. Nikora ati hoya, uwo rwose ntabwo ari we wowe. Ntabwo Amandine nzi ajya yita ku byo abantu bavuga, ahubwo yita ku byo ashoboye. Naho Amandine ati kuri iyi nshuro nta mbaraga rwose zo kurwana mfite, ndumva ibi bintu bitangiye kundenga. Ibi bintu rwose ndumva twabihagarika cyangwa se tukagerageza kuzajya tubihisha gashoboka. Naho Nikora ati ariko ukurikije rwose urwego ndiho, kugira ngo nzabashe guhisha ikintu icyo ari cyo cyose biragoranye cyane, kubera ko ahantu hose ngiye haba hari umuntu nzi. Birumvikana ko rero inkuru zanjye kuzihisha ari ibintu bikomeye rwose. Bakiri rero kuvugana, telefone ya Nikora irasona maze akitaba. Bamubwira ko rero akenewe muri sale y'inama byihutirwa. Naho Nikora ahita abwira Amandine ati ningaruka turabisubiramo. Aragenda rero maze agahita asanga abayobozi nyine bose ba kampani bateranye ndetse n'abanyamigabane babo.
bose rero niwe baba bahanze amaso. Victoire rero ahita ahaguruka maze agatangira kuvuga ukuntu nyine iyi kampani itagikurikiza rwose ubunyamwuga ndetse batanagikurikiza ubushobozi umuntu afite, ko ibiri kuba byose biri kuba bishingiye ku marangamutima. Ababwira rero ukuntu nyine kugira ngo uyu mukobwa abone akazi hano byose bitatewe n'uko yari umuhanga, ahubwo byatewe n'inyungu boss Nicolas yari amufiteho. Kubera yuko rero Victoire nawe aba ari umunyamigabane muri iyi kampani, aba afite ijambo nyine ryo kuba yabwira abandi banyamigabane ko nibatareba neza mu minsi iza kuza bari buhombe, kubera yuko nta bunyamwuga bukirangwa muri iyi kampani mu gutanga akazi. Bose rero baba babyumva cyane, naho rero Nicolas yumva aya magambo yose maze agatangira guhekenya amenyo. Aba yumva yazamura ijwi cyane, maze bose akababwira ko rwose bari kwibeshya kubera yuko Amandine ari umukobwa w'umuhanga cyane. Ariko nanone atekereza ko natangira kumudefanda ahubwo bari bwumve ko ibyo bari kuvuga ari ibya nyabyo, arabihorera bakavuga maze basoza agahaguruka akigendera. Naho rero ku rundi ruhande Amandine nawe yakira imeri baba bamwandikiye nyine ivuga yuko bari baratangajwe no kubona ukuntu azamuka mu ntera buri munsi, ndetse no kubona ukuntu bose amufata nk'ikigirwamana. Uyu mukobwa ibintu byose ari we uburi imbere, naho burya nuko nyine baryamana mu ibanga rikomeye. Amandine akimara kumva ibi ngibi ahita yicara mu ntebe, akicara ariko yihonzemo nyine kwa kundi umuntu aba ahagaze maze akirekura akagwa mu ntebe. Atangira rero kurira kubera yuko ababona ko ibintu byose yubatse biri kugenda rwose bishonga abireba. Aba ari gutekereza imbaraga ashyira muri aka kazi kugira ngo nyine akore ibintu byose kandi abikore neza, n'ukuntu batangiye kugenda babihinduramo ko ntacyo ashoboye, ko ibintu byose ari boss we nyine ubikora kubera yuko afite icyo ashaka kuri uyu mukobwa. Ibi bintu biramubabaza maze akumva rwose atangiye kugenda aseba cyane. Aba ari kwibaza ukuntu azajya arebana n'abandi bakozi, aba yibaza kandi ukuntu n'aba bayobozi bandi bazajya bamufata. Guhera uyu munsi rero Amandine atangira kugenda agendera kure Nicolas, nubwo rwose yamukundaga ndetse yahoraga yumva ari kugurumana kubera urukundo, ariko nanone atangira kugenda nyine agerageza rwose kugendera kure uyu musore. Buri gihe aho yabonaga bagiye guhurira yaramukwepaga akanyura ahandi, kubera yuko ibintu byari bimaze kuba bibi cyane. Abakozi bose muri iyi kampani nta n'umwe wari ukivugisha Amandine, bose nyine ubwo bari basigaye bamufata nk'aho ari umukobwa ushyira utugambo bosi, wa mukobwa nyine ujya kujajwa, mbese nta muntu n'umwe wari ukimwegera. Nawe rero aba ahangayitse kubona nta muntu n'umwe w'inshuti agira muri iyi kampani, n'abo bajyaga basangira bari basigaye bagenda noneho bamwihishe bakajya kwifatira amafunguro, yagerayo agasanga niwe wenyine ugiye kuyafata, yakwicara iruhande rw'umuntu agahaguruka akajya ahandi, mbese wagira ngo rwose bari baramuhaye akato. Ni nako kandi amaletire yakomezaga gucicikana adafite rwose umuntu wayanditse, akaza nyine muri boîte ya kampani. Amaletire yose yabaga avuga kuri uyu mukobwa Amandine, bavuga ukuntu adashoboye, bavuga ukuntu ikimubeshejeho gusa ari uko nyine bosi we ari we umuzamura mu ntera ariko ntacyo ashoboye. Ibi bintu rero byakomeje kugenda bibabaza Amandine, ariko nanone yanga gucika intege. Umunsi umwe rero hari mu gitondo, maze aza ku kazi afunguye mashine asanga rwose agise yose yayambuwe, ni nkaho atari ari kubasha kugera ku madosiye menshi ya kampani, ndetse na ya porogaramu ye yari ari gukora nayo ntabwo yari ari kubasha kuyigeraho. Yahise rero agenda ajya muri biro ya Nicolas maze ahita amubaza ati byagenze bite, habaye iki, mwanyirukanye se? Naho Nicolas ati byagenze bite? Amandine rero amubwira uko bimeze, maze Nicolas agahita avuga ati noneho atangiye rwose kurengera, noneho ndabona atangiye kurenga imipaka. Amandine ati nde? Naho Nicolas ati ni Victoire, nta wundi.
ari kukugendaho bikabije, mbese arashaka rwose kugutura hasi, arashaka kuguca intege. Naho rero Amandine ati ariko nta kigaragaza ko ari we. Naho rero Nikora ati ndabizi neza, nta wundi uri inyuma y'amaletire maze iminsi nakira, nta n'undi nyine uri inyuma y'ibyo bibazo byose turi kugenda duhura nawe nabyo, nta wundi rwose ni Victor. Nikora rero ahita yongera nyine agahereza mode passe Amandine, maze akamubwira ati genda winjirire kuri iyi, ndayiguhaye, ni ngewe uyoboye iyi kampani, sinibaza impamvu bakwiriye kumbwira icyo gukora. Naho Amandine ati ariko rwose bosi, ubanza ahari ibyo bavuga byose ari ukuri, kubera yuko nazamutse cyane mu mwanya mutoya, ahari rero ntabwo nari nkwiye uyu mwanya kugeza ahangaha, ahari nakabaye narigumiye ndi sekreteri wo hasi, ariko sinkomeze kugenda nzamuka mu ntera, ahari nicaye mu mwanya utari uwanjye. Naho rero Nikora ati nawe kandi ntuzane rwose ibintu byo gucika intege, urabizi ko uri umukobwa w'umuhanga, urabizi ko mu bakozi dufite hano ari wowe rwose nkingi ya mwamba, kubera ko ubwenge uzi na bariya bose bakora muri finance wabasimbura, nuko utakorera ku maposite yose cyarimwe, kubera ko uri umunyabwenge nta naho uhuriye nabo. Sinumva rero ukuntu bakubwira ko udashoboye, maze nawe koko ukumva ntabwo ari byo. Uri kuri kano kazi kubera ko ubwenge bwawe bukagushyiraho, uri kuri kano kazi kubera ko ubushobozi bwawe bujyanye neza neza n'umwanya uriho, nta mpuhwe nakugiriye, urabizi byose biri mu bushobozi bwawe, urabishoboye kandi ubikora neza cyane. Wicika intege rero, uyu si wo mwanya wo gucika intege, ahubwo nyine ukwiye gukomera ugakomeza kubereka ko ushoboye kandi ibyo ukora ubizi neza. Naho rero nutangira gucika intege ukaba uvuye kuri uyu mwanya, uzaba uberetse ko wari uhari, kubera ko njye nawe hari indi sano twari dufitanye, kandi ntabwo ariko bimeze. Urabizi nyine ndagukunda cyane, urabizi, ariko nanone ntabwo ngukundira yuko uri umukozi wanjye, nawe kandi ntabwo nkundira ko naguhaye akazi, ibyo ni ibyizanye. Amandine rero ahita yongera kumva asubijwemo imbaraga, maze agahita abwira Nikora ati ariko ibintu uvuze ni ibyanyabyo koko, nkwiriye guhagarara kigabo maze nkabereka ko ibintu nkora mbifitiye ubushobozi. Nyuma y'iminsi rero abanyamigabane bo muri iyi kampani nabo batangira kugenda rwose bashidikanya ku bushobozi bw'uyu mukobwa. Umunsi umwe rero haza umugabo nyine akaza kureba Nikora, aramubwira ati umukozi wawe turi gushidikanya rwose no kuri iriya porogaramu yaba ari gukora, kuko turakeka yuko nta bunyangamugayo buyirimo, ikigaragara cyo n'abantu ayikoreshamo, kuko nyine bagombaga gutumira nyine abakozi bamwe na bamwe muri kampani kugira ngo bajye nyine gukoreshwa muri iyi porogaramu. Uyu mugabo rero akamubwira ati turibaza icyo mushingiraho mufata nyine abakozi, ahari nabyo nyine ni ikimenyane, ibintu byatangiye kuba bibi cyane, biragaragara ko nta kuri muri iyi porogaramu ya Amandine. Amandine rero yinjira nyine hano muri biro ya Nikora, maze agasanga nibyo bari kuvuga. Uyu mugabo ahita amubwira ati Ngizimana, ndakubonye, hari inama ejo kandi ugomba kwizana, ntabwo kuri iyi nshuro ugomba kuzana na Nikora, kuko twarabimenye nyine ko ari ugushyigikira, kubera ko nyine hari izindi relation mufitanye, turagushaka wenyine rero muri iriya nama. Amandine ubwoba buramwica, maze uyu mugabo yamara kugenda, Nikora abwira Amandine ati ntabwo nakwemera ko wijyana, kubera ko ni umutego bari kugutega, baragira ngo bazagufatanye, nta wundi muntu wari wo kukurengera. Naho Amandine ati hoya, ngomba kugenda kandi nkagenda njyenyine, maze nkabasobanurira iby'iyi proje kuko ninjye nayiteguye, bityo nyine bazamenya ko nshoboye. Naho rero umperekeje n'ubundi bakomeza bakamenya ko ngendera mu kwaha kwawe, kandi ko nyine unshyigikiye, ariyo mpamvu byose bishoboka. Ndifuza rero kubereka rwose ko nanjye mfite ubushobozi. Nikora aba yumva ahangayitse cyane, gusa nyine kubera ko Amandine aba ashaka kugenda wenyine aramureka. Buracya mu gitondo Amandine akitegura, maze akagenda agategura nyine sare iyi nama ibiri buberemo.
ategura rero ibintu byose, gusa ubwoba buba bwamwishe, umutima uba uri gukubita, ibyunzwe biba biri kuza buri kanya akihanagura, aba afite ubwoba rwose bw'ukuntu agiye kuba arebana n'aba bantu bose bamushinja kuba rwose yaba afite umubano wihariye na bosi. Baraza rero maze bagatangira nyine kumubaza ibibazo. Victoire nawe birumvikana abahari rwose ntabwo aba yatanzwe. Batangira rero kumubaza nyine ukuntu ahitamo abantu bakoreshwa muri iyi porogaramu, abakozi nyine bakoreshwa muri iyi porogaramu, maze akababwira ko rwose abahitamo akurikije nyine abakozi bagize n'ubundi umusaruro mwiza muri iyi kampani, kuko n'ubundi aribo baba bakeneye ko bakongera guhabwa andi mahugurwa, noneho bakarushaho gutanga umusaruro. Akomeza rero kubasobanurira, akabereka ukuntu iyi porogaramu ikora kuva kuri rimwe kugeza ku cya nyuma. Bamwe muri bo baba barangije kumva uko bimeze, abandi nyine bagishidikanya kubera yuko baba bararangije kubashyira ibitekerezo bibi mu mutwe. Amaze rero gupresenta, Victoire ahita amubwira ati rwose uri umuntu w'umuhanga cyane, biragaragara ko wabiteguye neza, ariko mfite amadosiye nkeneye kwereka aba bafatanyabikorwa bose. Akibivuga rero Amandine yumva mu nda hatangiye kumurya kubera ubwoba. Izi dosiye rero aba ari kubaha ziba zirimo nyine amayimeri Amandine aba yaragiye yoherereza aba bakozi aba yarahisemo kugira ngo baze gukorana nyine n'iyi porogaramu. Gusa nyine ikintu kibabaje ni uko mu bintu biba biri muri aya mayimeri byose Victoire aba yaragiye abihindura uko abishaka, maze akagenda nyine abandikira ati ndifuza ko nyine mwakorana na porogaramu yanjye, ariko ibyo ari byo byose nyine mugomba kuba mufite ikintu runaka muzanyishyura. Bose nyine aba yabagaragaje nk'aho bagendaga bamwishyura kugira ngo bemererwe kuba bakoreshwa n'iyi porogaramu. Biba bishatse kuvuga ko nyine n'ubundi abakozi baba baranyuze hano muri iyi porogaramu baba atari abakozi nyine ba nyabo, n'umusaruro iyi porogaramu yerekanye uba utari uwa nyawo. Bose rero bamara gusoma aya madosiye maze bagahindukira bareba nyine Amandine. Amandine aba yabuze aho akwirwa, yumva rwose ubutaka bwakasamye maze bukamumira, kubera ko aba yumva nta hantu ho guhungira afite. Noneho ibi bintu aba yumva atari bubashe rwose kubyirengera. Victoire rero akomeza avuga ati ikirenze kuri ibyo, uyu mukobwa yararengereye maze yinjira mu madosiye ari prive rwose ya boss wacu Nicola, kubera yuko uyu mukobwa muri mashine ye afite ubuzima bwose bwa Nicola kuva kera kose. Ndakeka rero icyo nacyo ari icyaha, kuba rwose ibyo bintu nta burenganzira na buke yarabifitiye. Bajya kumva rero bakumva ijwi nyine mu muryango, uwo nguwo aba ari Nicola winjiye, ati ibyo byose arabifite kubera ko nabimuhereye uburenganzira. Bose rero bubura umutwe bamureba, na Amandine nawe akamureba, aba afite nyine mashine mu ntoki. Nicola rero akomeza abwira Victoire ati ibintu byose Amandine yakoze ni njye namubwiye kubikora, kubera yuko kuri anniversaire ya kampani yacu nifuje kuzaha ubuhamya abantu benshi, maze nkabereka aho navuye n'aho ngeze ubu ngubu, kugira ngo bitere imbaraga abana bakiri hasi ndetse bakirwana n'ubuzima. Nifuje kuzabereka ubuzima bwanjye bwose, ukuntu nanjye nigiye kuri buruse ya leta, ukuntu kandi nakoraga utuzi duciriritse, ariko ubu muri kano kanya nkaba mfite inganda nyinshi cyane n'amakampani agiye atandukanye. Namusabye rero ko ibyo byose byaranze ubuzima bwanjye yabyegeranyiriza hamwe, kugira ngo rwose kuri uwo munsi nyine nzabashe kubikoresha ngira abantu nsubizamo imbaraga. Nicola rero akomeza ababwira ati zaba email zose Amandine yohereza mba narangije rwose kuzireba, maze nkaba ari njye ntanga uruhushya rwo kugira ngo zoherezwe. Nta kintu n'iki cyari kimwe Amandine yigeze akora ntazi.
ahubwo ibyo byose ni imigambi nyine ya Victoire, kuko abona ko rwose ubutegetsi bwe buri kugenda bumucika. Ari kubona yuko iyi porogaramu Amandine yakoze iri kugenda rwose igabanya ubushobozi bwe, kubera ko ari kubona uyu mwana uje ejobundi atangiye kugenda amurusha ibikorwa muri kampani. Ubwo rero afite ubwoba, niyo mpamvu ari kugerageza kugira ngo rwose ace intege uyu mwana w'umukobwa, kandi mu by'ukuri w'umunyambaraga mu bigaragara. Naho Victoire atari ko rwose Nikora bari bavuze yuko muri iyi nama utagomba kuba uhari. Naho Nikora ati mfite uburenganzira bwo kuba ahantu hose nshatse, kubera ko ndi umuyobozi muri iyi kampani, ndetse ni nanjye mfite imigabane myinshi birumvikana. Ikindi kandi iyi kampani ni iyanjye, ubwo rero mfite uburenganzira bwo kuza igihe cyose nshakiye. Victoire rero muri kano kanya aba yumva rwose yasebye, ndetse ari kubura ahantu ashyira amaso. Abanyamigabane rero babwira Nikora ndetse na Amandine ko baba basohotse, maze nyine bagafata umwanzuro. Amandine rero na Nikora barasohoka, maze bagera hanze bakarebana nyine bakiruhutsa. Naho Nikora ahita abwira Amandine ati mbabarire kuba naje kandi wari wambujije, nabonye rwose Victoire yinjiranye ziriya dosiye maze menya ibigiye gukurikira. Ntabwo rero nifuzaga ko rwose bakubamba uri wenyine baguteraniye. Ikindi kandi maze rwose iminsi mbona Victoire yinjira muri biro yawe nkaho rwose afite ibintu byinshi yari ari kuneka. Naho Amandine ati byose wari ubizi maze ntiwabimbwira. Nikora ati ntacyo nagombaga kukubwira kuko byari ukugutera stress ziyongera ku zo wari ufite. Gusa nyine numvise ngomba kuhaba kugira ngo nanjye nkurwanirire, kubera ko ibyo bari kuvuga byose ndabizi rwose ko bari kwibeshya. Muri kano kanya rero Amandine ahita abwira Nikora ati rega buriya hari ikintu ntigeze mbona umwanya wo kukubwira. Impamvu Victoire ngendaho kuriya, impamvu anyanga cyane, nuko nyine yansabye ko twakundana maze ndamuhakanira. Ndakeka ko rero ibyo bintu byahise rwose bikora igikuta hagati yanjye nawe, bikaba aribyo byatumye urwango anyanga rwiyongera. Nikora ati ntabwo bishoboka, burya bwose n'ibyo byari birimo, n'ibyo ngibyo yarabigusabye urabyanga. Niyo mpamvu rwose ari kukugendaho agushakaho amakuru ndetse akanongeramo amakuru atarabayeho. Bakiri kuganira rero urugi rurongera rugafungurwa, maze bakababwira ko bagaruka muri sale kuko baba bamaze gufata imyanzuro. Barinjira maze rero aba bafatanyabikorwa bakababwira ko mu myanzuro bafashe basanze rwose iyi porogaramu ya Amandine ari ingenzi cyane kandi batakwirengagiza ko yatanze umusaruro. Gusa nanone ibivugwa bitameze neza nabyo ntabwo babyima agaciro. Baba bafashe umwanzuro ko rero Amandine agiye gukomeza agakora, ariko nanone batifuza yuko yakomeza kuba sekreteri wa Nikora, ahubwo ko yaba nyine directrice w'iyi porogaramu gusa akaba ariyo yibandaho. Ikindi kandi ko raporo zose zerekeranye n'iyi porogaramu atagomba kuzongera kuziha Nikora, ahubwo bagiye gukora nyine iyindi komite azajya aziha. Nikora rero ahita ababwira ati gusa nyine nanjye ndashaka ijambo. Ibyo mwavuze byose nibyo rwose ndabyumva cyane, ariko nanone ntabwo ari ngombwa ko rwose mwakora iyindi komite, ahubwo icyiza izo raporo zose ajya zibihera direct, ni nabwo muzamenya ubushobozi bw'uyu mukobwa koko nta wundi muntu ugiyemo hagati. Ikindi kandi ndasaba yuko mu bantu bazaba bashinzwe kureba izo raporo hatazaba harimo Victoire, kubera ko Victoire rwose afitanye ibibazo biri personnel na Amandine. Bakivuga ibi Victoire ahita yumva isi rwose imubanye nini, akumva yakwisha nko munsi y'ameza, kuko aba yumva nyine batangiye kumubwira ibintu bikomeye kandi atifuza ko byavugirwa hano. Nikora kandi ahita ahindukira akareba Victoire maze akamubwira ati ndakwinginze rwose gerageza ukora akazi kawe neza, aho kugira ngo wirirwe ushakira ibibazo aho bitari. Nibitaba ibyo kandi ndakeka uzaba uri kumpatiriza kugira ngo ninjire muri dosiye zawe nzirebe neza zerekeranye na kontabilite wakoraga mu myaka yashize.
Victoire acyumva ibi ngibi umutima uhita umuvamo maze akareba hasi agaceceka ntagire ikintu na kimwe yongera kuvuga kuko aba yumva rwose amabanga ye habura gato rwose yose maze akajya hanze. Birangira rero bemeje nyine ko ari uko bigomba kugenda, ko raporo zose Amandine azajya azihera aba bafatanyabikorwa aho kugira ngo nyine yongere kuziha Nicolas. Birumvikana baba babaye rwose nk'aho bamutandukanyije na Nicolas neza neza, gusa nanone iki ngiki gishimisha Victoire kuko aba ashaka ko abangaba nyine badakomeza gukundana, bagira rwose ikintu kibatandukanya. Kuri iyi nshuro rero kubera ko Amandine ataba akiri sekreteri wa Nicolas, birumvikana ntabwo baba bakiri hafi na hafi, nyine buri wese aba agiye kujya mu bye n'undi akajya mu bye. Uyu munsi rero ku mugoroba Amandine amaze gutaha ageze mu rugo, birumvikana yaba we yaba ndetse na Nicolas uyu munsi baba bagize umunsi mubi bishoboka byose. Amandine rero aba yicaye ari gutekereza ibintu byose byamubayeho, maze akumva akamesaje kuri telefone, akireba asanga ari Nicolas. Nicolas rero aba yamwandikiye ati mukunzi, urabizi ko ngukunda kandi ni wowe unkomeza, ni wowe unsubizamo imbaraga. Kuri iyi nshuro rero ndashaka ko rwose noneho ari njye ngukomeza, kubera ko ndifuza kukubwira ko ndi mu ruhande rwawe. Humura rwose ntucike intege, ndabizi uri umukobwa w'umunyembaraga, byose uzabigeraho kandi ntukibagirwe na rimwe ko ngukunda, ntukibagirwe na rimwe kandi ko ndi mu ruhande rwawe. Ikindi kandi ntukibagirwe na rimwe ko ufite inzozi z'ibyo wifuza kuzageraho. Ubwo rero ntuzareke hari umuntu n'umwe wangiza inzozi zawe, ntuzareke kandi hari umuntu uguca intege, ntuzareke hari umuntu uvuga yuko ntacyo ushoboye. Uzagerageze kwerekana imbaraga zawe zose aho ziri. Ubwo rero hagarara kigabo kandi ntucike intege, ndetse rwose ntuheranwe n'agahinda. Amandine akimara gusoma iyi mesaje ahita yongera akihanagura ku maso, dore ko amarira aba ari gushoka, maze akumva arakomeye koko. Aragenda akireba muri miruwari maze agatangira kwibwira ati Amandine urakomeye, urakomeye cyane kandi ushyigikiwe na Nicolas. Hanyuma rero ugomba gutsinda uko byagenda kose. Amandine amusubiza ati urakoze cyane kandi koko bingiriye umumaro, kubera ko nibutse ko ngomba gukomera, ko hari byinshi nifuza kugeraho. Guhera rero uyu munsi Amandine yakomeje gushyira imbaraga nyinshi muri ya porogaramu ye nyine, ndetse iyi porogaramu iragenda irakundwa. Uretse no muri iyi kampani itangira gukundwa n'izindi kampani zo muri kino gihugu zitangira rwose kugenda zigenda ziyikopera. Baba fatanyabikorwa rero b'iyi kampani nabo bagenda babona ko nyine uyu mukobwa koko rwose ni umunyabwenge, ni umunyembaraga, kandi iyi proje yakoze yifuzwa n'izindi kampani nyinshi. Bahita batangira kubona ko uyu mukobwa bafite ari zahabu yigendera. Uko rero Amandine yarushagaho kugenda atsinda, ni nako kandi Victoire yarushagaho kugenda arakara ndetse ahimba ibindi bintu byose byatuma Amandine asubira inyuma. Porogaramu rero iragenda ikaba porogaramu rwose, ikaba ari isigara ivugwa n'inganda zose ndetse n'amakampani akomeye muri kino gihugu. Baba bavuga yuko iyi porogaramu iri muri kampani ya Nicolas ari porogaramu nziza cyane, ku buryo izatuma ubukungu bwose bwiyongera, ndetse ko izatuma kandi n'iyi kampani itera imbere. Kampani zose rero ziba ziyishaka. Ibi byose rero Amandine arabireba maze akishima cyane, kuko ababona ko intego ye yayigezeho, ibyo yarwaniye yabitsindiye. Ariko nanone akababazwa nuko Nicolas wamufashije muri byose, Nicolas wamuteye imbaraga, Nicolas wamugumye inyuma igihe abandi bose bari bahavuye. Kuri ubu ngubu baba bameze nk'aho batakiri kumwe, kuko nyine kubonana biba bigoranye cyane. Nyuma rero y'iminsi mike bongera nyine guhamagaza Amandine igitaraganya, bamubwira ko rero hari inama n'ubundi y'abafatanyabikorwa, gusa nyine ni inama yihutirwa n'ubundi, kandi bamubwira ko agomba kuza wenyine.
Uyu munsi rero noneho agenda ari kwibaza ikintu rwose cyabaye. Aragenda akigera muri iyi nama agasanga Victoire aricaye. Aba rero kandi yicaranye n'umusore Amandine areba agahita amumenya, kuko uyu musore aba ari mu bo aba amaze guhitamo rwose bagiye nyine kuzakurikira za formation muri bakoresheje iyi porogaramu ya Amandine. Gusa nyine babona Victoire kuri iyi nshuro ameze rwose nk'umuntu wishimye, ndetse ameze nk'umuntu uri guserebura intsinzi. Inama rero iratangira maze Victoire agafata ijambo. Abaza rero Amandine ati uyu musore se wicaye aho uramuzi? Naho Amandine ati yego ndamuzi rwose, ni umusore w'umuhanga cyane, ni umusore kandi ufite ubunararibonye muri informatique. Namutoranyije rero nawe mu bagomba nyine kuzakora formation cyangwa se kuzakora amahugurwa bakoresheje ya porogaramu yanjye nakoze. Victoire rero ahita aseka igitwenge rwose kirimo ubugome ati yego rwose birumvikana. Ahita abwira rero abari bateraniye hano mu nama ati narababwiye mwanga kunyumva, nababwiye ko uyu mukobwa mu guhitamo abantu bazakoresha iyi porogaramu rwose atazajya bahitamo ku buntu gusa, ahubwo aba afite ibintu yabasabye ariko mwanze kubyumva. Ati uyu musore rero turi kumwe hano we rwose ni intangarugero, kuko agiye kubihera ubuhamya bw'ibyamubayeho, ukuntu yahamagawe mbere y'uko bamuhitamo mu bazakora amahugurwa. Rero baramuhamagaye maze bamubwira yuko bazamushyira ku rutonde rw'abantu nyine bazakora amahugurwa bakoresheje iyi porogaramu, ariko nyine ko agomba kuzaha amakuru y'ibanga Amandine, cyane cyane amakuru y'ibanga yo muri finance. Amandine acyumva ibi bintu yumva abuze aho akwirwa, kuko aba yumva rwose atari ibya nyabyo bari kumubeshyera, ariko nanone akumva kwisobanura ni ibintu bikomeye cyane. Ahita atangira kubwira Victoire ati hoya rwose ibyo bintu ntabwo byigeze bibaho, ngewe mpitamo umuntu kuko mba mbona afite ubushobozi. Ibyo bintu ntibyigeze bibaho n'umunsi n'umwe. Victoire rero ahita akuramo n'ubundi amadosiye maze agatangira kuyereka abantu bose ati hanyuma se uravuga iki kuri aya mayimeri wandikiranaga na Jacques nyine yari uwo musore wari wicaye iruhande rwa Victoire. Naho rero Amandine yitegereza aya mayimeri akabona ni aya nyayo, ariko nyine ibivugwamo baba babihinduye nk'ibisanzwe. Victoire arakomeza ababwira ati nimwihere amaso mwese, ndetse ibingibi rwose byakorewe uyu musore ni nabyo byakorewe abandi bose bagiye banyura muri iyi porogaramu. Amandine arumirwa maze akabura ikintu na kimwe yakora. Ikindi kandi wa musore nawe aba ari kumushinja rwose nk'aho Amandine yabikoze. Aba bafatanyabikorwa rero bose batangira gusakuza bavuga nyine, baba batangiye kurakarira Amandine birumvikana. Bahita bumva ijwi nanone ry'umuntu winjiye ati mumbabarire kuba mbarogoye. Bose bareberayo cyarimwe maze bagasanga ni Nikora. Victoire ahita amubwira ati ariko iyi nama yari yacu twenyine ndetse n'uyu mukobwa. Naho rero Nikora ati iyi ariko ni kampani yanjye, nk'uko rwose mubizi ninjye mfite imigabane myinshi, ubwo rero mfite uburenganzira bwo kuza mu nama igihe cyose nzi neza yuko n'abayirimo bayirimo kugira ngo bangize imikorere ya kampani. Victoire rero ahita atangira kurebaguzwa nyine areba hirya ndetse no hino. Nikora ahita akomeza ababwira ati mwihangane maze mwumve icyo ngiye kubumvisha. Ahita rero atangira gukina nyine ijwi rya Victoire, abantu bose baraceceka maze bakumva. Victoire rero abahamagara Jacques maze akamubwira ati Jacques ugomba kumfasha, kubera ko ndifuza rwose yuko nashyira hasi Amandine. Uramfasha cyangwa se nkore ku buryo buruse ya mushiki wawe izakurwa mu zindi maze mushiki wawe akareka kwiga.
Jacques rero wabanaga na mushiki we gusa, ndetse iyi buruse mushiki we yarayibonye agowe cyane, atekereza ko nibayikuraho ubuzima bwabo buzaba buhagaze. Ikindi kandi baba bamubwira ko rwose azanakora ibishoboka akamwirukanisha ku kazi. Jacques rero ubwo ufata aka kazi nk'aho ari ubuzima bwe bwose, yemerera Victoire kumufasha maze agatanga nyine ubuhamya butari ubwa nyabwo. Victoire acyumva iyi rikodi nyine iri kuvuga, ubwoba buramwica, agatangira gutitira, ibyo ngo bigatangira kumurenga, agatangira nyine gufata ibintu byose yongera abirekura, kubera ko nta mbaraga yari agifite mu ntoki. Jacques rero ahita ahindukira maze akareba Amandine, ahita amubwira ati umbabarire ni ukuri, kubera yuko natewe ubwoba. Victoire yambwiye ko nindamuka ntamufashije bazanyirukana ku kazi, ndetse na buruse ya mushiki wanjye nkayibura. Ubwo rero rwose nabikoze kuko nashakaga kurengera inyungu za mushiki wanjye. Naho rero Nikora ahita abwira ba bafatanyabikorwa ati mwebwe rero rwose mwicaye aha muba mwateze amatwi umuntu utari uwa nyawe. Victoire mureba hano nta na rimwe yigeze rwose agira ikibazo cy'uko nyine kampani yacu yaba igiye gutera imbere. Ntabwo abishaka, kubera yuko iriya porogaramu ya Amandine uretse no kubitanga amahugurwa ku bakozi ba hano, ariko inerekana imikorere y'abakozi muri rusange. Ubwo rero Victoire yamenye yuko iyi porogaramu yamaze kwerekana ukuntu nyine yagiye anyereza amafaranga muri kampani yacu mu gihe cyashize. Niyo mpamvu yakomeje kurwana rero arwanya iyi porogaramu, kugira ngo nyine itazerekana n'ibindi byaha byose yagiye akora. Akomeza rero anababwira ukuntu nyine nyuma yo kumenya ukuntu Victoire yaratangiye kurwanya iyi porogaramu, Nikora nawe yagiye yangaje nyine abantu bafite ubunararibonye muri informatike, maze bakagenda bareba nyine amayimeri yose Victoire yohereza, amadokima yose yohereza, ibintu byose bica kuri imeri ye byose bakagenda babikurikirana babyegeranya, kuko rwose Nikora yari abizi yuko ibintu Victoire ari gutegura atari byiza habe na gato. Victoire rero atangira kwisobanura atitira, nta jambo na rimwe riri kubasha gusohoka mu kanwa. Naho ku rundi ruhande Amandine we amaso ntabwo aba ari kuyakura kuri Nikora, baba bari kurebana, maze Amandine akajya yumva yamusimbukira akamuhobera imbere y'abantu. Aba yumva byamurenze ukuntu uyu mugabo yakomeje kumurwanaho mu bikomeye hose yabaga hari. Victoire rero abasaba ko nyine iyi nama bayisubika maze bakazaba bayisubukura. Naho rero Nikora ahita amubwira ati turabizi nyine ubwo ugiye gushaka ibindi n'ubundi wangiza, gusa nyine iminsi yawe rwose yarangiye, kuko twabashije kubona ukuntu wagiye unyereza umutungo w'iyi kampani. Nikora nawe aba ari guhereza nyine aba bafatanyabikorwa amadosiye kugira ngo bayacishemo amaso. Muri ako kanya polisi iba iri kwinjira n'amapingu, maze bakabwira Victoire ko bari baje nyine kumufata, kubera ko ibimenyetso byose byemeza yuko yanyereje amafaranga menshi kandi ya kampani. Bamwambika amapingu maze akagenda areba inyuma ari kwitegereza Amandine. Amandine we aba ari kwiruhutsa, kuko aba yumva nyine abaye nk'umuntu urokotse nyine ikintu gikomeye cyane. Abafatanyabikorwa rero bo baba bumiwe ukuntu uyu musore Victoire aba yarababeshye, maze rwose akamera nk'umuntu batwaye mu bwato, nabo bakagenda nk'impumyi neza neza. Bose rero basaba imbabazi Amandine kuba rwose baramutesheje agaciro, kuba kandi baramushidikanyijeho, nyamara ari we rwose wari umukozi wa nyawe, ahubwo ari we watezaga imbere iyi kampani. Amandine rero ibyishimo bari byose arababwira ati oya nta kibazo, mwagombaga rwose gushidikanya, kubera ko aya ni amafaranga yanyu, ntabwo rero mwayakinisha uko mwiboneye. Amandine kandi abwira Jacques ati nta kibazo rwose, ndakubabariye, ndabizi ko nanjye biramutse ari umuvandimwe wanjye ibyo wakoze nanjye nabikora.
gusa nyine ntuzongere na rimwe kwemera yuko umuntu agukoresha ibintu bitari mu bunyamwuga bwawe, kuko ndabizi ko uri umusore w'umuhanga cyane. Hanyuma rero ntukemere ko abantu bagukoresha uko bashaka. Abantu bose rero barasohoka, ariko Nikora akaguma muri iyi sare ndetse na Amandine. Bakimara gusohoka, Amandine ahita amusimbukira nk'uko yari ari kubitekereza, maze akamuhobera cyane, aramufata akamukomeza, maze bose amarira agatangira gushoka, dore ko rwose intambara iba yarabaye ndende, baba bamaze igihe barwana badahura, baba bakumburanye kandi cyane. Mu marira menshi rero Amandine ahita abwira Nikora ati ndagukunda cyane kandi rwose uri imbaraga zanjye. Naho Nikora ati nari ngukumbuye, numvaga nenda nko gupfa, umutima wendaga kumvamo, numvaga urukundo rw'ubuzima bwanjye ruri kugenda rujya kure, kandi ari wowe buzima bwanjye nyine. Barahoberana rero bagakomeza bagafatana. Umunsi rero wakurikiye, Nikora asaba Amandine ko bahura maze bagasangira, dore ko bashize igihe kinini rwose badasangira. Amandine rero abyemera, maze ku mugoroba akambara neza cyane, akitera umubavu uhumura. Baragenda rero bakajya gusangira, baricara, urukumbuzi ruba ari rwose, baba bafatanye mu biganza, barebana badahumbya, habuze utangiza ikiganiro, kubera ko rwose buri wese aba yumva ntacyo afite cyo kuvuga, gusa bihagije kuba bari kurebana. Hashira umwanya rero, maze Nikora agahita abwira Amandine ati ntakubeshye, nagize ubwoba muri iyi minsi, ubwoba ntigeze ngira mu buzima bwanjye, ubwoba bwo kugutakaza, ubwoba bw'uko waba uri kugenda ujya kure yanjye, ubwoba bw'uko nazabyuka maze ukambwira ko utakinkunda. Ntakubeshye ntabwo nari gisinzira. Naho Amandine ati icecekere, narebaga intambara ndi kurwana, maze nakwibuka ko nawe untera imbaraga ntagigufite iruhande rwanjye, nkumva ndenda nko gusara neza neza. Nikora rero ahita amubwira ati njyewe ntabwo wari kuntakaza, kuko buri gihe nabaga mpari, nubwo tutavuganaga nabaga nkurikirana ibyawe byose, mbikurikiranira hafi, ariko numvaga nkumbuye kukubwira ko ngukunda, nkumbuye kugukoraho, ndetse nkumbuye rwose ko twakwicarana tugasangira. Ahita rero akora mu mufuka, maze agapfukama, agahita abwira Amandine ati kubera ubwo bwoba rero nagize, sinifuza kuzongera kubugira ukundi mu buzima. Niyo mpamvu nifuje kugusaba kuba uwanjye ubuziraherezo. Nifuje ko nakwambika iyi mpeta y'ubudatandukana, maze ukamba iruhande, sinzongere guhangayikishwa no kuba nakubura. Ndagukunda cyane, ndifuza ko rero nabihamya nkwambika iyi mpeta. Wakwemera kumbera umugore? Naho Amandine ubu uri no kurira, dore ko rwose emosiyo ziba ari nyinshi, amuhereza ikiganza ati ndabyemeye, kandi ndagushimiye rwose kuba warambaye hafi ubuzima bwose. Ibyo byose nzabikwitura ngukunda kurenza ibindi bintu byose kuri iyi si. Barahaguruka rero bagahoberana, maze abantu baba bari muri iyi resto bakoma mu mashyi, amafoto agafatwa, noneho rwose nta kwishira baba bagifite. Urukundo rwaba rero rukomeza gukomera rwose, maze nyuma y'igihe gitoya bagakora ubukwe bwiza cyane, maze guhera ubwo bakabana akaramata. Couple yabo rero iba ari couple rwose ivugwa ahantu hose, dore ko iba ari couple bagiye barwanirana ishyaka, banyuze mu bikomeye, ariko bikarangira urukundo rutsinze. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.